This is Gospel Moment with David. Ndagushuhuje cyane wowe unkurikiye kuri iyi channel. Imana iguha umugisha umwanya wawe ufashe kumva iki kiganiro, kandi ndagusaba gukora subscribe, share na comment ku nshuti zawe kugira ngo twese turusheho gusangira ibi byiza. Uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko ivuga ngo ishusho y'urukundo rw'Imana mu byo yaremye. Reka dusenge. Imana idukunda birenze uko tubizi, turagushimye cyane, izina ryawe ryubahwe. Tugiye kwigira ku byo waremye, urukundo rwawe. Reka Mwuka wawe wera aganiriza imitima yacu uburyo udukunda, kandi adushoboze kukwizera kubwa Kristo Mwami wacu. Amen. Uyu mwanya nifuje ko dufata umwanya tugatekereza ku cyaremwe cyitwa inyoni. Abenshi ahubwo twese inyoni turazizi ndetse tuzibona kenshi. Birashoboka ko uri kunyumva unazireba hafi yawe. Biranezeza iyo uzibona ziguruka mu kirere, ndetse abenshi izo ziba iza mbere kutubwira ko bukeye. Iyo zizindutse kare kare mu museke zikaririmba, turibatura tukajya mu mirimo yacu isanzwe. Ariko ndagira ngo muri uyu mwanya dutekereze kuri iki: ese ko zidahinga ntizibibe zibaho gute? None se wakwibaza uti ko nta muntu uzitaho ngo azirindire umutekano, kuki zikomeza kubaho kandi zikororoka cyane? Mbese ahari byaba byikora, cyangwa hari indi mbaraga ibiri inyuma? Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Muri Matayo igice cya 6 ku murongo 26 haravuga ngo, nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ntekereza ko igisubizo ari yego, kuko mu byaremwe byose nta gihwanye n'umuntu imbere y'Imana, kuko twese twaremwe mu ishusho yayo. None wakwibaza uti kuki umuntu ahora ahangayikishijwe n'imibereho y'ejo hazaza, kandi akabaho imibereho yo guhora yifuza? Ese niba Imana yita ku biremwa bito nk'inyoni, ikabigaburira, ikabiha ubuzima, wakwibaza uti abantu yaremye mu ishusho yayo bo bite? Reka uyu mwanya inyoni zitubere imfashanyigisho nziza itwereka ko natwe Imana itwitaho. Niba zidahinga ariko zikarya, watekereza umuntu ufata igihe agakora agashaka ibimutunga, mbese Imana ntizamuha umugisha? Ukibaza uti nanone, niba nta muntu uzirinda ariko zikabaho, ni ikimenyetso ko Imana izitaho. Ni nayo mpamvu zikomeza kubaho kandi zikanororoka cyane. Kandi ni nayo mpamvu natwe dukwiriye kwizera ko uko byamera kose Imana itwitaho, haba mu byiza ndetse no mu bibi duhura nabyo muri ubu buzima. No kuba turi guhumeka uyu mwanya ni ikimenyetso ko Imana itwitayeho. Reka muri uyu mwanya uwunteze amatwi, Imana idushoboze kuyizera mu buzima bwacu dusigaje muri iyi si, mu izina rya Yesu.